Fatiwe mu mujyi wa Oslo mu kwakira kwa 2022 nyuma y'iperereza ishami rya polisi ya Norvege rishinzwe ubugenzacyaha ryari rimaze igihe kinini rimukoraho. Yoherejwe mu Rwanda rero ku ya 8 Kanama 2025 akaba rero hari ibyo umuryango uharanira inyungu z'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi Ibuka watangaje ko wishimiye kuba Gasana yoherejwe mu gihugu yakoreyemo ibyaha nubwo we yagaragaje gushaka ko atacyoherezwamo. Akaba rero hari ikiganiro hano umuyobozi wa Ibuka, perezida wa Ibuka akaba ari Dr. Gakwenzire Philibert yahaye ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru. Natwe reka tukifashishe rero twumve byinshi icyo bisobanuye y'umuntu nk'uyu nguyu afashwe akoherezwa mu Rwanda. Ese biba bisobanuye iki muri rusange, biba bivuze iki kuba yafashwe by'umwihariko ku bijyanye n'urwego rw'ubutabera ndetse no ku barokotse jenoside yakorewe abatutsi muri rusange. Reka noneho dufate umwanya mu minota 4 n'amasegonda 4 hanyuma tumwumve muri rusange. Iyi nkuru yo kuba inzego z'ubutabera z'igihugu cya Norvege zohereje Gasana François mu Rwanda nk'umuryango Ibuka n'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi muri rusange twayakiriye neza. Ni inkuru twari dutegereje kuko nk'uko namwe mushobora kuba mwarabyumvise guhera ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka icyo cyemezo cyari cyarafashwe. Icyakozwe rero ubu ngubu ni ukugishyira mu bikorwa, kandi nanavuga ko impamvu byatunyuze byadushimishije nuko tuzi ko na mbere yuko yoherezwa icyo cyemezo gifatwa hari byinshi byakozwe, kuko yakunze ajurira inshuro nyinshi yanga koherezwa mu Rwanda. Kuba noneho rero byageze ku mwanzuro kandi bikagera ku mwanzuro wubahiriza ubutabera, murumva ko bidushimishije nk'abarokotse jenoside, ariko ko bishimishije no ku gihugu n'abandi bose bashyigikiye ubutabera. Ibyaha akurikiranyweho yabikoreye mu murenge wa Ndaro, ubu ni mu karere ka Ngororero, ariko mu gihe cya jenoside byari muri komine ya Kavumu ahahoze ari muri perefegitura ya Kibuye. Nabanza nkashimira igihugu cya Norvege kuba cyarumvise ubusabe bw'igihugu cyacu, kuko mu gihe ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwabagejejeho barabikurikiranye, ndetse nk'uko munabizi hari n'abandi bategerejwe, hari n'uwoherejwe witwa Bandora. Ibyo rero bigaragara ko igihugu cya Norvege nibura muri iki gihe cya vuba ahangaha bufite umuhate wo gushyira imbaraga mu kubahiriza ubutabera, cyane cyane nyine bohereza abanyabyaha bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Hari n'ibindi bihugu by'i Burayi mwarabyumvise, Swede mu gihe gishize, ariko hari n'ibindi bihugu byinshi bitaragira rwose umurongo wo kugira ngo bohereze abakoze jenoside mu Rwanda cyangwa baburanishirize iwabo. Muri ibyo bihugu hakaba harimo n'ibihugu byinshi cyane byo muri Afurika, ndetse hari n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo duturanye, kuko iyo wegereye ubushinjacyaha bukuru bakubwira ko za manda d'arrêt nyinshi zoherejwe zirebana n'abakoze icyaha cya jenoside bari muri icyo gihugu. Ibyo bivuze ko rero ibihugu bitaragira icyo bikora bikwiriye gushyiraho inzira y'amategeko kugira ngo ibyo byasabwe n'u Rwanda byubahirizwe, kandi iyo babyubahirije ntabwo babubahirije icyo u Rwanda rusabye gusa, ahubwo babubahirije n'amategeko mpuzamahanga. Kuko mwabibonye ko muri statement za Norvege bavuga ko barimo kubahiriza amasezerano mpuzamahanga yo guhana no gukumira icyaha cya jenoside yasomwe ku 1948 n'andi mategeko igihugu cyagiye gishyiraho kugira ngo byubahirizwe. Bivuga ngo rero dukwiye no kuburebera mu ndorerwamo itari ukuvuga jenoside yakorewe abatutsi gusa, itari ukuvuga ngo u Rwanda gusa, ahubwo ubutabera muri rusange kandi ubutabera mpuzamahanga, kuko tunazi icyo jenoside icyo ari cyo muri rusange. Ubufatanye n'ibindi bihugu u Rwanda rwose rushyiramo umuhate
ahubwo noneho ikiba gisigaye no kumenya ngo ubundi mu bihugu bo icyo ngicyo bagishyira mu byihutirwa. Icyo nicyo gisigaye, ni nacyo nasanga tuganiraho n'ibindi bihugu, yaba ari igihugu cyacu cyangwa se yaba ari nayibuka nka societe civile, kugira ngo noneho bahugukirwe nuko bikwiriye gukorwa, cyane cyane ko mubona ko imyaka ishize ari myinshi. Arakoze cyane rero perezida wa Yibuka asobanura icyo bisobanuye kuba ukekwaho kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi ndetse wamwijwe n'ibyaha n'urukiko gacaca rwo mu karere ka Ngororero, icyo biba bisobanuye muri rusange. Turacyarire mu makuru n'ubundi hirwe avugwa hano mu Rwanda, bari uko turajya tureba no hirya aho ngaho iwacu mu turere makuru yagiye avugwayo muri rusange, bino karushaho kugenda neza cyane. Munyemerere dukomereze ku nkuru kandi ivuga ko uyu munsi Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr. Justin akaba rero yagiriye uruzinduko mu ntara y'Uburasirazuba, aho yasuye ibikorwa bitandukanye. Ni Dr. Justin Nsengiyumva rero akaba yasuye ibyo mu byo yasuye harimo uruganda rutunganya amakaro ruherereye i Nyagatare, akaba rwitwa rero East African Granite Industries, ndetse asobanurirwa imikorere y'urwo ruganda. Si ibyo gusa rero kandi kuko yasuye n'ibindi bikorwa bitandukanye aho ngaho mu Burasirazuba bw'u Rwanda n'ubundi birimo uruganda rukora amata hari yifu hari mu Burasirazuba bw'u Rwanda narwo yarusuye, atangarizwa byinshi ku bijyanye n'imikorere yarwo. Akaba kandi abahinzi bahinga mu cyanya cyuhirwa cya Nasho mu karere ka Kirehe mu Burasirazuba bw'u Rwanda babwiye Minisitiri w'Intebe Dr. Justin Nsengiyumva ko kuhira byatumye umusaruro wiyongera. Umusaruro babonaga rwose urushaho kugenda wiyongera muri rusange ku buryo ngo bugaragara, aho umuntu ngo wezaga ibigori byinshi ngo yezaga toni 1.5 kuri hegitari, ariko ubu ngubu kubera uwo musaruro wo kuhira bakaba babona toni 6 n'ibiro 200, ndetse ngo hari n'igihe zishobora no kuba zazamuka zikagera kuri toni 9. ukabona yuko rero ari ibintu byiza cyane y'umuhinzi avuga ko yungutse, yafashijwe, ibikorwa bigatera imbere, ibintu kagenda bigenda neza cyane, ubona ko aba ari ibintu byiza cyane. Minisitiri w'Intebe rero Dr. Justin Nsengiyumva ruzinduko rw'iminsi 2 ari kugira mu ntara y'Uburasirazuba yarutangiye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu, aho yasuye n'ubundi umushinga wo kuhira imyaka y'umusozi hakoreshejwe ingufu zikomoka ku mirasire y'izuba uherereye mu kibaya cya Nasho mu karere ka Kirehe. Akaba yasuye n'urwo ruganda rero yaba rukora amata y'ifu ndetse na ruriya rukora amakaro. Ibyo byose n'ibikorwa rero bitandukanye ari kugenda asura mu ntara y'Uburasirazuba. Ni rwo ruzinduko rwa mbere wavuga ko agize nka Minisitiri w'Intebe nyuma y'uko rero ahawe izo nshingano mu kwezi ushize. Tukiri mu makuru kandi nuko abavoka makuru nanone afitanye isano n'ubutabera, abavoka 21 bahagaritswe mu kazi kabo hashingiwe ku makosa y'umwuga bakoze mu kazi. Amuhagaritswe rero harimo Maître Keve Gatete uzwi ku mazina ya Gatete Nyiringabo Ruhumuriza, ari mu bavoka rero 21 bahagaritswe na komisiyo ishinzwe imyitwarire y'abavoka hashingiwe ku byemezo by'iyo komisiyo nyine yateranye mu kwezi kwa Nyakanga 2025 ubwo ni mu kwezi gushize. Ikaba rero yarasuzumye ndetse inafata umwanzuro kuri dosiye z'abavoka bakoze amakosa y'umwuga. Abo bavoka rero bafatiwe ibihano, ntibafite uburenganzira bwo kugira uwo bunganira muri icyo gihe batararangiza ibihano byabo. Maître rero Gatete yahagaritswe mu gihe cy'imyaka 2, harimo kandi n'abahagaritswe mu gihe cy'amezi 6. Harimo kandi Maître Gatama Kasiye wahagaritswe mu gihe kitagaragajwe byo bita radiation, bisobanuye ko ari nkaho yahagaritswe burundu mu mwuga, ariko nyuma y'imyaka 5 nibwo ashobora kongera gusaba busabe bwe bugasuzumwa, hanyuma bakareba niba yakongera gusubizwa mu mwuga, ariko ubwo busabwe usaba burya ashobora kwemererwa cyangwa se ntiyemererwe. Niyo mpamvu umuntu agomba kugerageza kwitwararika mu mwuga akora kugira ngo adakora amakosa, kuko hari imyuga iba ikomeye cyane, ukora amakosa urugaga rwawe rukakwirukana
ku buryo bigorana rwose kuba wagira ahandi umenera imbehe yawe ikubama. Abandi bahagaritswe kandi mu gihe bazaba barangije ibihano bahawe nabo bashobora kwandikira inama y'urugaga rw'abavoka Conseil de l'Ordre bayisaba gusubizwa mu mwuga igasuzuma ubusabe bwabo bakemererwa cyangwa ntibemererwe. Ugasoma nuko abantu bagerageza nyine gukora neza kugira ngo tazajya bisanga nyine ibibazo byabaye ibibazo, ugasanga nyine mbehe irubamye kandi bitari ngombwa. Reka turebe aho ngaho iwacu mu turere makuru ari kuvugwa. Duhere mu karere ka Muhanga aho batangiye umushinga wo kubaka inzu 141 zubakirwa batishoboye mu karere ka Muhanga. Ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga bwatangaje ko umushinga wo kubaka inzu 141 ziri kubakirwa rero abatishoboye mu rwego rwo gutuza umunyarwanda ahantu hamuhesha agaciro. Umushinga rero ukaba waratangiye. Ni igikorwa cyatangirijwe mu murenge wa Kiyumba mu kagari ka Ruhina aho abaturage bifatanyije n'abagize komite nyobozi y'akarere, inzego z'umutekano n'abandi bayobozi gutanga umuganda wo kubaka izo nzu 141. Umuyobozi w'akarere ka Muhanga Kayitare Jacqueline avuga ko mu bazubakirwa harimo abageze mu zabukuru batagifite imbaraga zo kwifasha kubaka cyangwa kwikorera indi mirimo kandi barahoze batunze imiryango ariko ikaza kubashiraho cyangwa abagakena. Ati imbaraga bageze mu zabukuru bari bafite zabavuyemo zijya mu babyiruka kuko ari ibo bakoreraga icyo gihe. None imbaraga rero zarashize, ni ngombwa ko natwe tubafasha mu gihe twebwe tugifite imbaraga. Umurenge wa Kiyumba kandi hatangirijwe iki gikorwa cyo kubaka izo nzu. Meya Kayitare yasabye abaturage ko kubakirwa kubasheshe akanguhe kugira ngo babereke ko bari hafi kandi babashimira uko bitanze mu gihe bari bagifite imbaraga. Ubwo rero avuga ko uyu mushinga kandi wo kubakira abageze mu zabukuru mu murenge muri umushinga uzakorerwa mu murenge 11 mu mirenge 12 igize akarere ka Muhanga aho hazubakwa inzu 141 hagamijwe kunoza gahunda rero yo kubonera abaturage amacumbi, dore ko mu mwaka ushize hubatswe izisaga 60. Urumva ko uyu mwaka rero hazubakwa izikubye kabiri n'imisago. Urumva ko ni ibintu byiza. Ubwo bazubakirwa muri rusange bagomba gufata neza izi nzu, akamenya ko inzu ahawe nawe agomba kuyibungabunga kuko niye, hanyuma akamenya yuko kandi niyo yagira ikibazo kindi agomba kujya yifasha, ibintu bikarushaho kugenda neza cyane. Reka tuve aho ngaho i Muhanga tuzamuke mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo. Ni mu majyaruguru y'u Rwanda, kamwe mu turere 5 tugize intara y'amajyaruguru. Polisi yataye muri yombi abantu 7 bacukuraga zahabu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ni polisi y'u Rwanda ikorera mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda ifatanyije n'izindi nzego yataye muri yombi abaturage 7 bacukuraga zahabu mu buryo butemewe n'amategeko. Bayicukuraga mu murenge wa Rukozo rero mu kagari ka Meruka. Batawe muri yombi kuri uyu wa gatanu tariki ya 8 Kanama 2025. Hanyuma ubwo ngubwo rero umuvugizi wa polisi mu ntara y'amajyaruguru IP Inyase Ngirabakunzi yasabye abaturage kwirinda ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe kuko bugira ingaruka mbi haba kubukora, umuryango, ibikorwa remezo, ibidukikije ndetse n'ahandi. Ati tuzakomeza gukurikirana abantu bacukura amabuye cyangwa se ibakora ibindi bikorwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko kubera ko bigira ingaruka nyinshi nko babikora ndetse no ku baturage bandi muri rusange. Abanga kubireka bazajya bafatwa bashyikirizwe inzego zibishinzwe. IP Ngirabakunzi rero yavuze ko usibye kwangiza biriya bikorwa remezo bitandukanye ngo binagira ingaruka zindi. Ubwo bucukuzi bugira izindi ngaruka rero, yaba ku bikorwa remezo ndetse ku bacukuzi ndetse n'ibindi muri rusange. Abacukura rero mu buryo butemewe n'amategeko baraburirwa. Baraburirwa rwose. Akarere ka Rulindo kandi ni kamwe mu turere tugaragaramo amabuye y'agaciro menshi yo mu bwoko butandukanye, aho usanga hari abaturage basanzwe batuye muri aka karere cyangwa baturuka mu tundi turere twegeranye nako
bishora mu bikorwa byo gucukura amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ni kamwe kandi mu turere dukorerwamo ibyaha byinshi byiganjemo iby'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Muri utwo turere kandi harimo akarere ka Gakenke, akarere ka Nyanza, Muhanga, Kamonyi, Gatsibo na Kayonza. Utwo turere nitwo tuza kwisonga mu gukorerwamo ibyaha byinshi mu bijyanye n'ubucukuzi butemewe n'amategeko. Mu myaka 3 ishize kugeza mu mwaka wa 2024 muri utwo turere hagaragayemo ibyaha 226 byo kwangiza ibidukikije. Niyo mpamvu rero abantu basabwa kwitwararika kugira ngo atagongana n'amategeko, ugasanga amategeko arabanyase ibintu nyine bigenze nabi kandi atari ko byari bikwiye. Umujyi wa Kigali kandi nanone abantu 10 batawe muri yombi bakekwaho ibyaha bitandukanye birimo ubujura bwo gutobora inzu ndetse no kwiba ibindi bikorwa bitandukanye by'abaturage. Ese ni gute usaruraho utabibye? Ni gute wanura aho utanitse? Polisi y'u Rwanda rero mu mujyi wa Kigali yatangaje ko yataye muri yombi abagabo 10 bo mu karere ka Nyarugenge bakekwaho gutobora inzu no kwiba ibikoresho byo mu ngo. Polisi y'u Rwanda rwose bavuga ko muri aya mezi nka 3 ashize kwa 5, kwa 6 no kwa 7 rwose yakoze akazi gakomeye. Ibisambo byarafashwe bitabwa muri yombi. Twizere ko atari kugenda ngo bibasuhuze gusa bigaruke, ahubwo bigomba gukatirwa rwose bikakora ibihano byabyo. Byagaruka nanone bikongera gakora ibikorwa byatumye bijyayo, ubwo bivuze ko biba bitaragororotse, ahubwo bigaruka byaragoramye, bakongera bakabata muri yombi bakabisubiza ibyo bisambo bisarura aho bitanitse, bitabibye bikanura aho bitanitse. Hanyuma kandi yabari no n'abananiwe rwose ubona ko bakeneye kuruhutswa, nabo bakaba bafashwa kuruhuka neza, kora ko hari ibirayi babona biboze bigomba kuvanwa mu bindi. Umurenge rero wa Mageragere mu kagari ka Nyarufunzo mudugudu wa Rubete hafatiwe abagabo 4 bakekwaho ubujura bwo gutobora inzu z'abaturage no gutega abaturage bakabambura ibyabo baba bafite. Ibaza umugenga aragufata akagutera ku munigo akakwambura ibyawe uba wavunikiye kandi bafite imbaraga zo gukora, ariko ntabwo bazikoresheje uko bikwiye. Muvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Gahonzire Werarisi yabwiye ikinyamakuru igiye ko atari ubwa mbere bafatirwa mu bikorwa by'ubujura, kuko ngo bafungiwe iki cyaha barangiza igifungo bararekurwa, ariko ngo banga guhinduka basubira mu bikorwa by'ubujura, ahubwo bataha bafungwa. Niba afungwa ari nk'umwana ugeze muri gardienne mu bikorwa by'ubujura, agaruka rwose ari docteur mu bujura, ari professeur mu bujura, kora ko agenda gahora n'ibindi bisambo bya ruharwa noneho bikamwigisha uko kwiba bikorwa. Niyo mpamvu twibaza tuti se koko amagororero yo mu Rwanda aragorora ko abantu bagaruka baragoramye? Abajura benshi bafatwa usanga bari gukora icyaha cy'insubira cyaha. Ubwo rero uburyo bw'imihanire nabwo bwagombye gutekerezwaho, kuko ntabwo umuturage azibwa 1 2 3 igisambo kigenda kikikozayo kikagaruka cyarangije igihano kikongera kikiba umuturage. Ubwo ngo urumva umuturage ntabwo azaba ari kuba kwisonga nk'uko bivugwa, byakwiye kuva mu mvugo kandi kajya mu bikorwa. Bagomba kuba bahanwa by'intangarugero niba agarutse mu nsubiracyaha yarafungiye ubujura akabugarukamo, bivuze ngo ibyo yafunzwe ntacyo byatanze, yabiciye amazi. Polisi rero yibukije abaturage gukomeza kugira uruhare mu kugaragaza abajura batanga amakuru ku gihe, kuko bo baziho gukora ibikorwa by'ubujura bahita bafatwa rwose. Ingingo ya 66 y'itegeko yo mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha ivuga ko umuntu wese uhamijwe n'urukiko icyaha cyo kwiba hanishwe igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2. Ni imyaka gifungo ni gito, niyo mpamvu bagiciye amazi. Ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 2 nabyo babiciye amazi, kandi amazahabu n'ubundi benshi barayambura. Imirimo y'inyungu rusange mu gihe cy'amezi 6 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano, ahubwo abangaba bagombye kujya babakubita tije byibuze akamara icyo gihe cyose, ahubwo tije y'amezi 6 yaba ari ntoya, akamara umwaka ajya gukora akabona yuko izo mbaraga ari gukoresha aho ngaho yanazikoresha mu bundi buzima busanzwe akabona amafaranga aho kugira ngo ajye kwiba. Mu ngingo kandi 167 ibihano ku cyaha cyo kwiba byikuba 2 iyo uwibye yakoresheje guca icyuho, kurira cyangwa yakoresheje igikoresho icyo ari cyo cyose gifungura aho utemerewe kwinjira, kwiba byakozwe mu nzu ituwemo cyangwa isanzwe ibamo abantu cyangwa mu nyubako ziyikikije, kwiba byakozwe nijoro, kwiba byakozwe n'abantu barenze umwe.
ibyo ngibyo bishobora kuba byakwikuba kabiri, ariko nabyo ikigaragara babiciye amazi. Niyo mpamvu uburyo bw'imihanire bwagombye gutekerezwaho, kuko abanyarwanda ntabwo bazakomeza kujya bavunika bakora, abandi nabo bakomeze kuza basarura ibyo byabo banuraho batanitse. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo, ntabwo abanyarwanda bazakomeza kubyemera, ntabwo rwose ibyo ngibyo abanyarwanda rwose bakomeza kwemera yuko bibaho. Ntabwo ari byo rwose, ntabwo ari byo, ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Mbere ko tugaruka ari ku nkuru nyamukuru yitabwa muri yombi rya Professeur Umari Munyaneza, ngo yahoze ari umuyobozi mukuru wa WASAC n'ibyaha akurikiranyweho. Reka tubanze turebe no hanze y'imbibi z'u Rwanda gato, andi makuru ari kuvugwa hanze y'imbibi z'u Rwanda. Nuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari amakuru nayo ari kuvayo rwose, aho perezida w'icyo gihugu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yashyizeho guverinoma nshya, ariko irimo amasura yarasanzwe, ariko nanone hakaba harimo n'abandi bantu rwose ubona yuko binjiyemo, ariko ngo bakaba bari basanzwe baragiye bamuzengereza rwose, bakavuga bati wowe Tshisekedi ibyo ukora ntabwo tubyemera, niyo mpamvu rwose twebwe tugomba kukubwira tuti ibyo bintu byawe niba tutabyemera tugomba kukujya tutavuga rumwe nawe. Ariko noneho nyuma kera kabaye aravuga ati barabana kugira ngo bajye bakomeza kuza rero kunzengereza, bambwira nabi, bambwira bati ibintu bigenda bakomeza kugenda barikoroza, ati wabashyira rwose muri guverinoma yanjye bishobora kuba byakoroha. Ariko nanone hari andi mashyaka rwose yashyizwe ku ruhande, nk'ishyaka rya Martin Fayulu, nyuma yuko mu mezi make ashize yaragaragaye rwose ahuza urugwiro na Tshisekedi, avuga ati tugomba guhuza imbaraga tukareba yuko hari icyo twakora kugira ngo igihugu cyacu gisubire ku murongo. Bari biteze ko ishyaka rye rishobora kuba ryabona abayoboke muri guverinoma ya Tshisekedi, ariko siko byagenze. Ishyaka kandi rya Moise Katumbi, uyu nguyu nawe utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, naryo ryakubise igihwereye, nta muntu ryabonye rwose muri guverinoma nshya yashyizweho na Tshisekedi. Ishyaka kandi rya Joseph Kabila Kabange, uyu nguyu wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ubu ngubu akaba ashinjwa ibyaha bitandukanye, ngo birimo no gushaka rwose guhirika ubwo butegetsi. Ubu ngubu akaba arimo kugenda aburanishwa n'inkiko, yamaze gutakarizwa icyizere. Naryo iryo shyaka rye naryo ryakubise igihwereye, bati iryo shyaka ryawe nawe rwose wakomeje kugenda ugaragaza yuko wanywanye n'imitwe iturwanya, nawe rero ishyaka ryawe rirafata ubusa rikubite igihwereye. Abarimo rero Muzito, uyu nguyu rero akaba yaragiye agaragara mu barwanya Tshisekedi, uyu nguyu rwose we nawe yahawe rwose umwanya. Muzito wakunze gusaba ko habaho urukuta, ariko uyu nguyu we yagiye asa nk'ubyumva kimwe na Tshisekedi. Hari abandi bamurwanya yashyizemo, ariko uyu nguyu yagiye asaba ko habaho urukuta rutandukanye u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba yamushyize muri guverinoma ye nshya. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yashyizeho guverinoma rero igizwe n'abaminisitiri 53. urumva n'akayabo. Mu gihe mu Burundi baretse gushyiraho guverinoma y'abaminisitiri 13, mu Rwanda urabizi ko ari abaminisitiri 21, 19 bayoboye za minisiteri na babiri mu biro bya perezida ndetse no mu biro bya minisitiri w'intebe umwe, ariko muri Kongo ni 53, ariko birumvikana n'igihugu ni kinini n'ubushobozi nabwo burahari, biro ko bahembwa n'agatubutse muri Kongo. Muri iyo guverinoma nshya rero nayo iyobowe na minisitiri w'intebe Judith Suminwa Turuka. Abaminisitiri benshi kandi bagumanye imyanya bari basanganywe muri iyo guverinoma, abandi bahindurirwa imirimo, naho bake mu bari basanzwe muri guverinoma bayisohokamo. Itangazo rero ry'umuvugizi wa perezida Tshisekedi akaba yitwa Tina Salama yasohoye iryo tangazo rero, akaba yarisomye kuri televiziyo y'igihugu RTNC, ryerekana ko Jacquemain Shabani wari minisitiri ushanzwe n'ubundi ari minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu, Jean Pierre Bemba Gombo w'ibikorwa remezo nawe yagarutse, Guy Kabombo uyu nguyu akaba ari minisitiri w'ingabo, ndetse na Daniel Mukoko Samba akaba ari minisitiri w'ubukungu, bagumye muri imyanya yabo muri guverinoma nshya.
abandi kandi Kisekedi yahaye gukomeza muri guverinoma ye bari minisitiri ku myanya ya minisiteri n'ubundi harimo minisitiri w'imari akaba yitwa Dowudu Fkamba yungu yagumyemo Jean Pierre Liyahu ushinzwe imirimo ya leta, Patrick Muyaya Katembwe ushinzwe itangazamakuru n'itumanaho akaba n'umuvugizi wa guverinoma, Teresa Kayikwamba Wagner uyu nguyu akaba ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Abo nabo bagumye mu myanya bari bafite no muri iyo guverinoma. Abahindura imirimo kandi barimo Muhindo Nzangi wari usanzwe ari minisitiri w'iterambere ry'icyaro yagizwe minisitiri w'ubuhinzi n'umutekano w'ibiribwa. Eme Boji Sangara wari usanzwe rero ashinzwe ingengo y'imari yagizwe minisitiri w'inganda, mu gihe kandi Eve Bazaiba Masudi wari minisitiri w'idukikije n'iterambere yagizwe w'imibereho y'abaturage, ibikorwa by'ubutabazi no kwishyira hamwe kw'igihugu. Yabo rero bagiye bahabwa imyanya muri rusange, mu gihe kandi barimo Guillaume Ngefa Atondoko nawe yagizwe minisitiri mushya w'ubutabera asimbuye Costa Mutampa ukurikiranywe n'inkiko, aho ashinjwa kunyereza miliyoni 19 z'amadolari nasaga rwose hafi miliyari 30 z'amanyarwanda. Naho Profeseri Jean-Marie Niyange Ndambo yakaba yasimbuye Eva Bazaiba wari minisitiri w'idukikije n'iterambere rirambye. Perezida Kisekedi kandi yagiriye icyizere abarimo Adolphe Muzito wigeze kuba minisitiri w'intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wagizwe minisitiri ushinzwe ingengo y'imari. Uyu mu myaka mike ishize yakunze gusaba ko RDC yakubaka urukuta hagati yayo n'u Rwanda kugira ngo ibone amahoro. Abo ni bamwe rero twakubwira mu bagize yo guverinoma yarashyizweho na Kisekedi. Tukiri muri Kongo kandi nuko twakubwira yuko M23 ni ihuriro AFC M23 ryatangaje ko ritagomba kwitabira ibiganiro by'Doha muri Qatar byagomba gutangira ku itariki ya 8 ngo ni kuri wa gatanu kugeza ku ya 18 Kanama 2025 akaba byagombaga kuba byafatirwamo imyanzuro rwose iganisha ku mahoro muri rusange nyuma yo gusinya amahame aganisha ku bwumvikane bwabaho hagati y'impande zombi. Ikaba rero yanze kwitabira ivuga ko nta butumire yigeze ibona. Ihuriro AFC M23 ryahakanye ko nta ntumwa zo bohereje idoha muri Qatar mu biganiro bigamije kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu byari biteganyijwe n'ubundi kuri wa gatanu Kanama 2025. Namakuru yatangajwe yatangiye gucicikana ku mbuga nkoranyambaga kuri ya 7 Kanama 2025, ariko aza kwemezwa. Iri huriro rivuga ko nta ntumwa zoherejwe muri Qatar mu biganiro bigamije amahoro byagombaga gutangira kuri wa gatanu. Ngo impamvu nta butumire babonye ngo kandi n'ubundi hariho ibyinshi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itubahirije mu byari bikubiye muri ya mahame birimo agahenge n'ibindi bitandukanye. Reka dusoreze muri Zambia aho urukiko rwo muri Afrika y'Epfo rwemeje ko umurambo wa Edgar Lungu wahoze ari perezida wa Zambia ugomba koherezwa n'ubundi mu gihugu cye cy'amavuko akaba ariho ashyingurwa. Mu minsi ishize nibwo rero umuhango wo kumushyingura ugiye kubera muri Afrika y'Epfo nyuma y'uko umuryango we yananiwe kumvikana na leta ya Zambia, ariko ubwo harimo igitambo cya misa yo kumusabira yo kumusezeraho bwa nyuma. Uwo muhango waje guhagarikwa, igihugu cya Zambia kiti ntago twakomera ko umuntu wabaye umukuru w'igihugu ashyingurwa ishyanga, agomba gushyingurwa mu gihugu cye cy'amavuko. Urukiko rukuru rwa Pretoria rero muri Afrika y'Epfo rwategetse ko umurambo wa Dr. Edgar Lungu Chagwa wayoboye Zambia 2015 kugeza 2021 woherezwa mu gihugu cye kugira ngo ariho ushyingurwa. Uyu mwanzuro wafashwe rero mu gitondo cyo kuri wa gatanu tariki 8 Kanama 2025 nyuma y'amezi abiri Dr. Lungu apfiriye mu bitaro byo muri Afrika y'Epfo aho yari amaze iminsi ari kwivuriza. Ku 15 Kamena umuryango wa Dr. Lungu rero wari wumvikanye na leta ya Zambia ko azashyingurwa mu mujyi wa Lusaka, kandi ko leta ariyo izayobora ibikorwa byose byo gushyingura uwabaye umukuru w'igihugu. Umuryango wa Dr. Lungu rero wisubiyeho ufata icyemezo ko uyu murambo wazashyingurwa aho yaguye muri Afrika y'Epfo, ariko nyuma y'impaka ndende ndetse no kujya mu rukiko rukarwanzuye ko agomba gushyingurwa mu gihugu cye cy'amavuko. Nubwo umuryango we utabikozwa, dore ko ngo Edgar Lungu n'ubundi ubwo ya mbere yuko atabaruka n'ubundi yasize avuze ko perezida uriho wamusimbuye ndetse wari mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwe akaba yitwa Hachirema, yavuze ko ngo atagomba kuzitabira uwo muhango wo kumushyingura, ariko ndabona ibyo yavuze bisa nk'ibizaba amasigara cyicaro.
nayo rero yari wavugwa mu Rwanda ndetse no hirya no hino. Reka tugaruke mu kanya gatoya twitsa ku nkuru nyamukuru ijyanye n'itabwa muri yombi ryahoze ari umuyobozi mukuru wa Wasake ubungubu uri kubarizwa mu maboko ataraye. Waba wifuza kubaka inzu ikomeye kandi iramba ku rwego rw'uko n'ubuvivi bwawe buzayituramo? Gwasiri Construction Company Limited ni igisubizo kuri iki kibazo. Muri Gwasiri Construction Company Limited tubafitiye serivisi zose zijyanye n'ubwubatsi bugezweho bwa kijyambere, harimo nko gutanga inama z'ubwubatsi, gucunga no kuyobora imishinga y'ubwubatsi kuva itangiye kugeza irangiye, gutanga igishushanyo mbonera cy'inzu no gutanga ibyangombwa ndetse n'ibindi. Muri Gwasiri Construction Company Limited dushyira imbere ubuziranenge, gukorera ku gihe ndetse n'ubunyangamugayo. Ukeneye imyubakire yizewe kandi igezweho wadusanga mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata, cyangwa ukaduhamagara kuri 078 56 13 649. Willy Consultants and Construction Company Limited, igisubizo kuri wowe urota kugira inzu yawe cyangwa se ko imishinga yawe y'ubwubatsi ishyirwa mu bikorwa neza vuba kandi kinyamwuga. Tugana twubaka ibyifuzo byawe tubihindura impamo. Dukorera i Bugesera mu mujyi wa Nyamata, cyangwa se wanaduhamagara kuri 078 56 13 649. Barakoze cyane abo muri Willy Consultants and Construction Company Limited cyo kimwe na Kwasiri